byashizemo ra cyane ko bazange zabuze satsi neza neza Alvaruta. Eko ziranka zanjye. Hari icyo nazo zafasha kubisa. Mayo. Gereyo pe. Ariko simiro mana zahinga njyenyine. Shangururishe na njyenyine amaherezo y'ubuzima aha ngerageza nyine yose ni imibereho nyine nakunda umuntu yabigenza ariko bizashira umugore wanjye umukobwa wanjye sigaye mbona nazi ukuntu iminsi iri kugenda bahindura icyo nakora nagerageje kugira ngo ngabanye agacupa ndebe ko ibintu byose nabishyira ku murongo imyumbati nari imeze nk'iyarumbye ariko igihe cyo kurimira amasaka kirageze amasaka ya hano kwezi kwa mbere abantu bose bari guhinga ariko numva ndushyira ngerageze ndebe n'izo sina nazo zikenewe kwishangururirwa kugira ngo ibintu bigende neza imyumbati se noneho uyu nguyu ariko sha mubyara wanjye abaho neza koko urabona igihe nabereye ndi hakurya iriya ariko nanjye reka nzihe imvange nyiteke uyu munsi noneho banza ndi burye nkahaga kabisa ewe igitoki n'ibirayi nahirukaga kubirya ryarise nanjye ngiye kuba neza nzahitwara nk'umwana mu rugo ntabwo nzasubira hakurya iriya kwirirwa umuntu arya ibijumba mu gitondo nimugoroba ntabwo oya ngiye kwitwara neza ku buryo mubyara wanjye ubwo azifatira umwanzuro akangumisha aha ngaha ntazirirwa mbwira ngo ntayo nzayanywa tuno turimo ewe ahubwo umuriro wanzimanye we ewe yamaye ariko uyu munsi rwose ariko kiriho reka njye gushaka uburyo nareba mu rugo niba bahishije ndatekereza madamu wanjye yaba yahishije reka ndakira aho ngaho rwose ni nk'ahandi n'ubundi uwenga bukwe ntanebwa zagaruka kandi rero amazi yo kunywa najyaga nari igitoki mano nkirira none sinzi uko iminsi yagenze ndayasiga wayamena subu kanyamena nyavomereje no sina yanjye imyotsi isunza ikirara niwanje mwiriwe mukomere ese waje ikibi ni njyewe ari wese uri guteka byagenze ni njyewe uri guteka madamu se yagiye madamu kuva mu gitondo ndakumva inka zayishwe n'izabwatsi uri aha ngaha wowe mbara usanga ukora iki oya rega nawe urabona nyine nawe ndimo guteka madamu se akaba atatetse byagenze madamu wawe kuva mu gitondo sindamukira igihe wanyu nawe rero sinzi yagiye rwose wanyu ntabwo mba nsibye rwose njyewe nta ubuzima bwanjye n'aya matungo gute muba mutayahereza ibyo kurya ariko natwe tuba tugomba kwiyibuka reka wa mugabo niko ye ese wagize ngo nkawe ntubunaniwe ageze ngo kuba nabanza nkakora n'utu ngutu ukaza usanga bihiye ukaba watabiraho oya nta kintu ngiye mwambwira amatungo yanjye iri kwitwa n'inzara rwose reka niko se wowe nawe abandi birasha yego nabyo biba ari ngombwa ariko natwe reka tuba dukeneye kurya da urabona kano kavange ngiye guteka uzi guteka koko yewe kibihira bagize ngo iryo zina niko
iravuze tunaganire dore Oya nibyo ariko ntitwari tunaherukanye. Amanze nshyire mu dukwi hano. Ubundi nze tuganire rwose mbwira amakuru y'iminsi. oya gira vuba nibyo. gira vuba rwose pe Imyotsi hano nayo iba yanyishe. gira vuba Ewe. bana yanjye abana b'iki gihe Ariko ubu muri mu kanya biraba bihiye. ukigenda mukagira ko se Ndakuzi nawe. urabona ko ari ibiti Ndakuzi nawe mubyara wanjye rwose inzara yawe ni nk'iyanjye aha ngaha. ndarashesha gushaka kugira ngo inzara utwitekereza reka nyine bishumba dore Ibyo rero nibyo bizatuma ntashaka wese gushaka niba byatuma wiyibagirwa. rero mana ntabwo muzi ko ibi byose ari amatunganya agomba kubirya ni ikimana yanjye ko gira vare ashaka kuganira nawe araganira nawe rwose Reka manze ngire ayize ngo wanaganira izo mbaraga zaboneka mu gifu nta kintu kirimo. Noneho ko nari ngusize bari kutwara noneho se Bapfakurera usanzwe n'undi nyibira ibitoki muhoro ko yarabonye n'ari kuziringanitse Kariza ariko noneho igihe cy'amasaka kirageze igihe cyo guhinga ndahinga njyenyine amaherezo yo muri ubu buzima nayaho ubundi ntago nzi uko nabigenza ariko ikiriho gikomeye reka shakisha ubuzima mpinge njyenyine ariko Kariza we uyu munsi wa none na Mariza murambona kibihi Ndakumva. ko se abana b'iki ntabwo wumva ko tuganira aha ngaha Kazana agatebe. ariko baguka Kazana agatebe rwose nze. rwose Umubwire. Nari nkwitabye. ariko Ndakumva. wabaye igisore Rega biriya ibijumba byari hakurya. Nta kuntu rwose none se nawe ntubireba se. ariko se reka nkwibarize wa mwana nimebe n'umukeka nibyo bisigaye umusana ibyo bisigaye ahangaha oya ntabwo nabyumva reka ndebe nyuma noneho nabigenzane narusigaramo njyenyine ari hehe ko mbona n'abantu ko nako yo reka mbuza abantu ntabwo nzi ukuntu nabigenza ibi ni ibiki bibaye ariko se noneho ushaka nabi ko iyi minsi koko ni ukuri ndabigira ne amashyiga wagira ngo bari kwamuteka ibi ni ibiki noneho ay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 a mbega ngo ndashaka nabi mbega kumiro Ndakumva. ariko haryeje imyaka ingahe Imyaka se. Cyageze ngo sindimo kugira 20 n'ingahe. 20 n'ingahe nta mugore nta kintu uribwira Umugore se. Ibyo umugore akumvya ibyo umugore urumbwira umugore azaba zaracyari kare. hasi ubundi kankubu ibi nibi cyashyize ku hakaba n'ikigero umuco ko ibeze nibiki. Oya se kandi wamuvuye. Ahubwo se kutambwe kandi nawe rero kutambwe ko wahe ngo tukujyane kwa muganga hano wabaye nahiye hese ubusubushyera hano ntago ari ugushya turahubwo ubu nkuriyemo style ariko mana yanjye mwataye umuco ibi no babyita akuramenye bayita bringi noneho ibi ngibi uvuga ngo nugushya ibi ntago ari ugushya ibi babyita ni tatouage sureba se ngo tatiki sureba ko bisa neza hase ibi byatuma ubyara ubundi oya ibi ntago bica urubyaro ibi ntago bica urubyaro ahubwo nyine ni ukuvuga ngo genda shaka urabona ukuntu twajyaga tubireba kwa wa muturanyi wacu hariya hakurya kuri televiziyo nanjye ndashaka ko muzajya mumubona kuri televiziyo ndashaka kuba umusitari niyo mpamvu nambaye zino buringi nanjye ni umuntu wabingiriyemo inama nari nabonye niyo mpamvu nashyizeho n'ibi ngibi mubwire rero ngiye mu rugo rwanjye sibyo ntabwo wakwitwara ko wiboneye reka niba uzi ko uje kundeba turi kumvikana ugomba kwitwara nk'umwana mu rugo nyine ariko nta kibazo mu byana nta kibazo rwose nta kibazo ntabwo ndi gukina ubu si ibintu hagize abashyitsi baza naribi nakundi ariko ibi ngibi ntabwo bizabavamo nakundi reka nze nshaka ukuntu natanga ikirego kwa muyobozi ubu buzima ndi kunyuramo ibi bintu nubwo bimeze gutya Bapfakurera ntabwo yamba mu nzara ngomba gushaka uburyo ki natanga ikirego kwa muyobozi akanyishyura igitoki cyanjye ibimenyetso ndabifite naramwiboneye ntabwo njye nabivamo hoya rwose umugore naho yagenda cyangwa umwana akagenda
ntabwo byamaze gutanga ikirego. nta nubwo mpindura imyenda, ntabwo mpindura imyenda, ndahinduriye iki? we kwa data bukwe bagasanga mfite umuntu wishyizeho ibi mana we umva nkubwire jya wambara imyenda miremire kuko ndabona bitasibamo nyine bino ariko n'ubundi ndayambara nuko nyine ubu ngubu nari ntetse kandi hariho izuba ndi kuzuba ndavuga ngo reka mbe nkakuyeho nta kibazo. Iki kirego ndagitanga, ntabwo nabura ibyanjye ngo mbure imiryango n'indangiza nuje, ntabwo ibi ngibi nabivamo. Umuyobozi nicyo twamutoreye, turamutora nanjye agomba kunyiranura n'abapfakurera, bitari ibyo ntabwo nabyemera. Muyo mwiriwe Yego inka ndaje ndi gufunga igitambaro. Muraho mafi. Muraho. Yego. Rwose narinje ahangaha. Rwose nagira ngo ari ikibazo nari nkugejeho nk'umuyobozi twitoreye muri quartier. Ikibazo? Yego ndatebe umbwire. Banguka rwose